Hello, sister. Hello? Umeze ute se? Shanda, nyine se kwa twanze. Ntabwo nabanze ariko ibyabaye narabimenye. Ndabona ko ntari hafi. Ariko komera turi kumwe nawe. Kandi kwihangana bigera ku misho, sibyo? None se urakoze, nese uzaza byari? Ndakangura kumva ndacyari gushaka ibyangombwa, harimo utuntu tumwe tutari twaboneka. Ariko nituboneka nta gashobora gufata amezi 3 tutari twaboneka. Urumva ko ari vuba niba tuzabonana. Sha uzagira se nyine twaranagukumbuye pe. Rero nabintu koko ni yadusigiye uburenganzira bwose bushoboka, ibintu byose turabifite, amafaranga turayafite, ariko ikibazo ni kimwe cyese kandi se musore we komune ukiri mutoya yakufite bitabwira kugira amafaranga ufite uyu munsi wayakuye. Reka nkubwire, urabizi neza ko ntacyo ntabwo twemeze nuko umuntu aba yareye kuva kera hose ashaka ubuzima. Era n'imyaka ufite Ya namanira iby'umuryango. oya gusa umenye ko ntabwo hari abandi basaza bangana nawe bakiri hasi, ubwo amahirwe nawe ukazamukaye nk'uko byagenze. Chance umuntu agira Ikintu nashimiye turi ahantu heza, imodoka nziza, baje kabisa. aba ariko ntiworoshye. Ukomeze kwihangana, kuba wawe si ibintu byoroshye. Umwana w'umukobwa ukiri mutoya uziyambarike kuko uri ipfubi, sibyo? Turahari ubwawe kandi dutekereza ko hari inshingano nyinshi tugiye gukora kubera wowe. Yego kandi ndabashimiye ko nyine mumbwira amagambo amwubahiriza, biramfasha cyane muri iki gihe. Unyemerere nguhane kuko njye ndi mukuru kuri wowe. Yego. Kandi usezeranye ko utaziyandarika. Dore hanze hari ibisore bitagira ubwenge yumva yuko kuba umuntu abaye imfubyi agiye kwiyandarika kugira ngo akunde abeho. Oya, ibyo nzitwara neza, nzajya mbyitwaramo neza, nsenge, ndabizi nzabicamo amahoro. Yego, wihangane. kuza kwe n'ibyaha. Reka natwe ntabwo tubizi. Turategereje. Ntazabura tuzabona. Tuzi ko yatubwiye ngo twebwe tuba dusigaje mu kazi, akazi ke tukarimo neza, dutegereze we nawe n'igihe azaza. Ikintu gihari ni kimwe. Ibintu byose bishyira mu biganza by'Uwiteka kuko iherezo ryacu niho riba riri. Kandi uzashyire imbere ikintu cyo gusenga, no gusenga tuba tubashije kugatuma tugera kuri byinshi. Wanjye n'imyaka yanjye birajyana. Ariko wowe uracyari muto, usa nawe ufite ubwenge. Nanjye nakose. Uba nawe mba ngira ngo wenda mu myaka ningera nko mu myaka urimo nzaba imeze nkawe Kabisa. ebara kuko byanezeza bitabaho, kandi ibyo mba mparanira. Félicitations, courage y'abantu. Kwifuriza amahirwe mu byo ukora. Kandi nanezerewe kuba nkorana nawe Nayo ndishimye. cyane. Uba n'umusore ukiri muto ubona nawe ufite amafaranga hariya. Wabashije kwitekerezaho, kwisobanukirwa. Ibyo Nta mpamvu yo gucika intege. Yego nyine ari mu bibazo kandi mwese muri kubibona. Turaha nta n'umwe uzi igihe azazira. Yego. Ariko nta mpamvu yo gucika intege. Sibyo? Nawe azaza avuga ati nasize abantu. Kuko aje agasanga buri kimwe cyose cyarangiritse. Yatugaye nta n'ikintu tuba twarakoze. Ko niko kuri. Ya. Niko kuri pe. Nta mpamvu n'imwe yo gucika intege. Turavugana akatubwira ko ameze neza. Tugomba kwizera ukuri kwe. Ikiza
contact yacu nawe kandi ikindi business ikaba iri kugenda. Ibyo rero ni amahoro tugomba gushika. ariko no gusenga oya byo gusenga byo zere ko aba ari ngombwa. Oya gusenga byo ni ngombwa kandi ndumva nta mpamvu n'imwe amugani niba ameze neza business ikaba imeze neza Isabwa kikurikiraho yego gukora inshingano zacu twahawe neza. yego ibyo nibyo. sha none n'imvura igiye kugwa ikirere byo kimeze nabi reka tuvuge. Yego kandi nyine uba mukoze cyane sinzi icyo nabashimira kandi. rero hari udufaranga cyangwa iteka zitagishukuru no koherereza iyo kwite mu mwanya urangiza uyabikuze ubwo izakubwira noneho neza kubagira Urakoze cyane. wirinde umutungo wanjye Yego nakumvishije. sawa komeza kubwira Sawa. kandi koko nawe nabonye uri umugabo urinda isezerano ijambo ryawe rero nta kintu wageraho tubashije kurinda isezerano cyane kandi igihe ukagikoresha neza uko gikwiye. ya buriya rero hari n'akandi kantu nashaka kuzakomeza gutekereza. Nashaka ko hari ahantu twazagera mu nshuro za gahanga gukora akandi kantu mu byashuri naho gukaraba cyane nabona rwose kari kugenda kuba hari ahantu hari ibintu bameze neza. nagize muri uko mfite umusaza nkawe ko uzajya unyungura inama unyungura n'ibitekerezo. Zagerageza nshaka amasaziro meza ntayo ufite wakwirinda ibishuko by'iminsi. ni uko urwara nyine muri ubu buzima. Sawa reka nkomeze ndagiye. wowe wagarukiye Ihangana yangwerekeje. Okay. Sanzwe n'ubwa mbere kunyereka umutungo yawe nishimiye kandi kuraje. wowe tuzajyana n'igahanga nkoreka kandi kantu wazamfasha tukareba akantu nagashyira. sawa nzaguhamagara bidatinze. sawa Mike nawe muhamagara kangahe Mike? Igihe umuntu aba yaguhamagara bagira ngo asarabe ko nawe ukumva aho ngo ugenda unzana amazi. Imana Genda uzane icyo kunywa. Sibashize iminota ingahe Mike? Umva Tina rwose ntabwo aba hari ngo amfashe umukozi. Sanavuga igihe umuntu aba yagutumiye wagiye kuyazana Nyabugogo. Undi se ko nari ngutumye amazi nari ngutumye ji kutumva gusa. Mana kuko iyo turi kumwe untera stress mu mutwe kuba wansakurishije. Harya utindura kubona ubusa ubundi nta n'ubwo ukwiye kunyegera. Ubundi wari uri gukora iki? kandi mu gihe karebye rero ndatunganya Byose wabisoje? byose byari birangiye nta cyari gisigaye. Mu kanya k'imbwa zavugaga bazigaburiwe. ese ntabwo cyaba kizikanze ntabwo cyabura rwose ariko zarezwe nta kibazo zanahanze. Si ubundi ubwo gusute ko mba numva uri kumutse. banakarabye ko Ubutaha ntuzongere kunyegera. Ninjya nkutuma igihagarara kure yanjye. Uri kumva? nta kibazo. Tumuka vuba. Mvaho. Utunze abakozi benshi uri kuyiwara.
kamamagare mama nawe abanguka ibibazo biba bindembije kuguma muri uru rugo umunota umwe ni ibibazo. Mana yanjye nkumbuye papa cyane. Nuzite mukobwa wanjye. Neza pa. Namahoro? Namahoro. Nese wari wagiye hese ko tutabonanaga mu rugo pa? Abantu twatimo kuganira. Yego. Kutashye kazi. Mwasiri musoje kuganira? Yego. Natwe tuba tugukumbuye mu rugo. Icyo. Hanyuma abandi bari hehe? Mama yagiye mu masengesho, Tina we yaba yagiye gusura abashuti be. So noneho nari uzaniye impano. Wow. Ndagira ngo ngushyikirize hanyuma nawe iyo nzabinga ikindi gihe. Ndagukunda cyane. Nanjye Ndagukunda rwose. Wow. None se ariko ubwiza ati n'ukuri kugira ngo hatagira ngo nyine ngo neye wayimaye ndayirya cyangwa wenda ndayirya. Uraza kumubwira neza ko uramenye ndi kwitegura. Urakoze cyane nawe wakumva uburyo nishimye warankundaga cyane sinzi ko uzamva mu mutwe aho uri nizere ko utuje abo wasize bararagukundaga cyane kandi tuzahora tugukunda. Niko iryo saro risobanura iki? Shaka ubusobanuro bwabyo. Yego. Ntabwo ubona uyu munsi. Ntabwo ndi bubone. Base kurikaraga urizunguza bivuze iki? Ibyo wari ugiye kumariza hano. Tubizi ibyo nkubajije nta mananizajemo. Kuko ibyo ndi bukubaze ushobora gusanga atari nanjye uri bubikubaze, hari undi muntu uri bubikubaze. Ukitegereza igihe kigera. Bose Beze bitase. umuntu nguyu twavuze. Iyi niyo kare wambaye. Utamubwira akantu rero. Iyi si tubamo ni akantu gato cyane. Ibaze ahantu uri. Reba aho wicaye. Uzi ko igihe cyakugereraho? Mu gihe cyo kubaho. Icyo kibazo na data nawe yarakibazaga. Ko umuntu yabundi igihe cyo kubaho. Ukomeje kumvaga. Sinibaza impamvu n'icyanga hano n'ubu. Ubuse uyu mutwe wawe biratangaje. ntabe urimo wabuze. Iyo ndeba mu maso ubona isura yanjye. Uramaze muri isura yandi. Byumvikane ko waje kunyegereza iruhande ufite ikikugenza. Isura ya Filipo. Ntacyo mbijemo. Filipo. Nizera neza ko Filipo muzi. Umuhungu wa Filipo. Nyagose twabanye.
Njye nta myaka myinshi twabanye kurusha iyo mwabanye na Filipo. Uranyibutse? Ndipo ndamuzi kubona bumuzi. Mwamuhaye igeno rye. Muga twamaye bimukwiye. Iki gihe nawe ubona ikibikukwiriye. Ka mwanya ka igeno ryawe ryakugiriyeho. Nkuko bitangaje ko utaha umuntu igihe cyo kubaho. Igihe nawe ryawe nigire ifite mu ntoki. Ndabyumva. Bahungu banjye. Umusangishe Filipo. Ndabizi ko afite umutwe munini kandi ari kubyumva. Sohoriza muzehe Filipo. Watoha kubwira. Damari? Igikurikiro nawe uracyumva. Kandi afite imbaraga cyagapfusha. Ko niko muzehe mwamwishe? Ingaruka namwe zibagezeho. Sigendere. Igihe cyawe cya nyuma ni iki cyo kubaho wari usigaje? Zasiga ibimenyetso. Ndatekereza akazi tugakoze neza. Cyananyarusha igikaritasi.